neza abantu Imana yagiriye neza bakagira umurengwe bakayimura mu mutima abo ngabo Imana ije guheha ibakureho biturutse ku murengo abantu bafite bene data mu Kristo uri kunyumva wowe Imana yagiriye neza wowe Imana yahaye amafaranga ukayatangira kuyakandagiza abandi wowe Imana yahaye icyubahiro ugatangira guca imanza uzibinyoma ukarobanura ku butoni wowe Imana yahaye ijambo abagiye ku ntebe bakandagira abandi Imana ukaba ufite uwo murengwe kuba waricaye no ku ntebe warahiri ari uwo wahiritse ukaba waragize uwo murengwe ukibagirwa Imana ibyo yagukoreye ukarwanira mu mbaraga zawe ukarwanira mu bindi bigirwamana wimitse umutima wawe Imana iraje gukureho ifashe umwanzuro. Shuti bakunzi mukurikiye Umwerezi TV n'ijoro ry'Abera TV tubanje kubasuhuza amahoro y'Imana nabane namwe. Imbere yacu hari umukozi w'Imana reka tumusabe atwibwire kandi anabasuhuze. Murakoze cyane turashoje mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Amazina yanyu nitwa bande ababonye bwa mbere kuri kamera zacu cyangwa musabe mutwibwire. Amazina nitwa Namuhanga Jideo ajya n'indi rya gatatu bita Donati nirikunze kumenyerwa cyane ariko abantu benshi banzi kuri Jideo cyangwa Evangeliste Jideo. Babazi kuri Evangeliste Jideo. Donati ryavuye he? Donati ni ry'ababyeyi ariko na Jideo na amazina atatu ariko Donati rikundanga muntu Jideo nago babashije kurishyiraho ku mpamvu z'imyandikire. Ku mpamvu z'imyandikire. Tuzajye kurekera ama Jideo barishyireho. Cyane. Tuzajye kurekera ama Jideo barishyireho rwose. Hajya niwe Gideon. Niwe Gideon. Mwene Yoasi. Ariko Gideon yakoze ibintu bitangaje muri Bibiliya birimvuga iki? Gideon niwe watsinze abamedi n'abaperesi. Niwe watsinze abamedi n'abaperesi. Abamoni. Abamidiyani. Abamedi n'abaperesi ubundi baboneka muri Daniyeli. Ni imyuka mibi rero yarwanyaga abera. Ni imyuka mibi yarwanyaga abera. Ariko Gideon we nyirizina yarwanishije icyo bita ibimindi ni muri arwanya abamidiyani. Rero iyo myuka yose yari igose Isiraheli yafataga icyo bita umuhanuzi wa Isiraheli yose. Gideon yarwanyije bitasa bimenagura. Cyane yakubitaga hasi kibinde ubwenge bw'abantu bugatatarana bakahita bamarana ahubwo. Izo ni intwaro Imana ikoresha. Bibiliya iravuga ngo intwaro Imana ikoresha ntago ari nk'iz'abantu. Imana ikoresha ibindi rwana. Ikoresha ikibindi, ishaka gukoresha inkoni, ishaka gukoresha iki. Iravuga rimwe gusa byose bikaba. Byose bikaba. Dushimiye Imana yacu ishaka gukoresha ikibindi karwanya abantu kandi gatsinda. Kandi bafite machine gun. Okay, turabishimiye rero kubakira kuri kamera zacu. No mugisha kubana nawe. Tumaze igihe tugutegereje. Yego. Tugiye akantu keza ko Imana irwanisha ibibindi. Yego. Hari ijambo ry'Imana hari ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe tujya kuganiraho. Uyu munsi waduteguriye iki? Uyu munsi Imana yashyize ijambo turi buganireho ku mutima wanjye rifite intego ivuga ngo umurengwe w'umukristo Imana yagiriye neza. Ingaruka z'umurengwe w'umukristo. Ingaruka z'umurengwe w'umukristo Imana yagiriye neza. Ubu hari abantu Imana yagiriye neza bari mu murengwe ewana. Bagenda bakandagira abandi. Bikomeye cyane. Bene abo ngabo batibuka aho Imana yabakuye ngo bakomeze gusingira icyo Kristo yabafatiye. Bene abo ngabo bafite ingaruka zikomeye cyane. Imana igutumye ku bantu yagiriye neza bakaba buzuye umurengwe mu mitima yabo. Kazi yako. Hari abantu Imana yagiriye neza bibagiwe neza y'Imana. Aba ngabo hari ubutumwa bafitiye. Yego. Komeza n'umwanya mukabwira abantu message iri ku mutima wawe. Murakoze cyane reka dusenge Imana hanyuma tubashe kwinjira mu ijambo ry'Imana turisomeho gatoya hanyuma tuganire ku ngaruka z'umurengwe w'umukristo Imana yagiriye neza. Yego. Mana turagushimiye tugushimiye yuko uri Imana nzima tugushimiye yuko uri Imana yera kandi ikenuka muri byose
tugushimiye yuko ari wowe wabanye natwe uyu munsi wa none, tukaba turi ahangaha ku Ijuru ry'Abera TV, tukaba turi ku Mwerezi TV. Turagushimiye mwami, uhabwe icyubahiro. Niwe Mana yatangije umurimo nawe uzawusohoza. Cyo tugusabye n'amavuta yawe ndetse na Mwuka Wera wawe cyane, kugira ngo dushoboze kuganira, ndetse ikiganiro kiyoborwe na Mwuka Wera n'abamarayika. Imbaraga zawe zibane natwe, kandi abadukurikiye bose mwami ubaha umugisha, abo tugiye kubana nabo kuri ino kamera ubaha umugisha mu izina rya Yesu. Umuntu uwo ari we wese udukurikiye ukomeze kubana nawe, kandi umuha umugisha muri kino kiganiro. Umwanya wese ufate tukaganira, umuha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mu butumwa Imana yaguhaye turifashishije ijambo ry'Imana, kugira ngo kuko ijambo ry'Imana bajya bavuga ngo ni itara, ni amatara cyangwa se n'urumuri nitabaza rimurikira ibirenge n'ibirenge byacu. Ubanza gasoma ijambo ry'Imana tukaza kuriheraho tuganira kuri message yawe. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bami. Ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba mbere igice cya 14. Abami ba mbere igice cya 14. Duhere ku murongo aho wa mbere. Turasoma amagambo atari make atari na menshi cyane, kugira ngo tubashe kumva message iri muri ino jambo n'intego yacu. Bibiliya iravuze ku murongo wa mbere ngo icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati, ndakwinginze haguruka wiyoberanye utamenyekana ko uri muka Yerobowamu, maze ujye i Shilo, niho umuhanuzi Ahiya aba. Wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko, kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama, umusange nawe azakubwira uko uyu mwana azamera. Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka ajya i Shilo kwa Ahiya. Ariko Ahiya yari atakibona, kuko amaso ye yari ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati, dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye. Ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira ahangaha. Ariyoberanye, yihinduye undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati, yewe muka Yerobowamu, injira. Ni iki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngutumyeho amagambo akomeye. Genda ubwire Yerobowamu uti, umva uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga ngo, yagukuye muri rubanda, irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bwa Isiraheli. Ikugabaniriza igihugu, igukuye ku nzu ya Dawidi. Ariko niwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi, akayakurikira n'umutima we wose, kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose. Uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma neza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese ku Yerobowamu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli. Ngaheha pe inzu ya Yerobowamu, nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Nuko haguruka witahire, icyakora uzaba ugishinga ibirenge ku irembo umwana apfe. Abiseri bose bazamurira bamuhambe. Uwo mwana niwe Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetseho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Amen. Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane kubw'ijambo udusomeye. Imana iguha umugisha. Watangira utubwira uko waduteguriye kutugaburira. Nufashe mu ijambo rinteye ubwoba, watubwiye ngo message utuzaniye ngo ni umurengwa abantu Imana yagiriye
Imana yagiriye neza. Abantu Imana yagiriye neza bakagira umurengwe bakayimura mu mutima, abo ngabo Imana ije guheha ibakureho. N'ibyo yabahaye ubu ngo se bifite agaciro? Ibyo yabahaye kugeza ubu nta gaciro bifite kuko bayimuye. Buriya maze iminsi mbona ntabwo twagira mu ijambo ry'Imana ngo turiganireho neza, ariko ngiye kubaza akabazo gato nk'umukozi w'Imana. Maze iminsi mbona hari igihe Imana icira umuntu akayira ikamuha nk'iyo nzu, ikamuha nk'iyo duka rimeze neza, ariko ukabona umuntu yarahindutse asigaye agendera mu birere. Biterwa n'iki mbere yuko mukomeza n'ijambo ry'Imana? Bene uwo murengwe umuntu aba yaragabanyije muri we ibintu bigeze muri bitatu. Icya mbere aba yaragabanyije amasengesho muri we. Icya kabiri akagabanya ijambo ry'Imana muri we. Icya gatatu akagabanya guterana kwera. Guterana kwera mu nzu y'Imana cyangwa kujya aho abandi basengera. Akaba muri gahunda z'ibibazo bye na shuguri zo muri isi. Kugira ngo uwo murengo uzamuke rero ugira imbaraga zo kuzamuka, haba habuzemo amasengesho mutima, haba habuzemo ijambo ry'Imana, haba habuzemo guca bugufiya cyangwa kwemera kubana n'Imana mu bihe by'amasengesho cyangwa mu bihe by'amateraniro. Aba muntu aba yaribagiwe ibyo byose. Aba yaribagiwe. Ese buriya iyo umuntu atibutse aho Imana yamukuyeho nake gaciro bagifite imbere y'Imana? Buriya Imana ikugiriye neza ibugira ngo uzagirire neza abandi cyangwa se uzahura yishima. Natekereza ko buriya bajya bavuga ngo basimbizi wari umukozi w'Imana urafasha kubyumva neza, bajya bavuga ngo Imana itungwa, nigeze kuva umuntu abivuga mu rusengero, ngo Imana itungwa n'amashimwe yacu. Ngo amashimwe yacu ngo niyatunze Imana cyangwa se inezezwa n'amashimwe yacu. Kandi ari ijambo nasomye ngo umuvandimwe avukira gukura mugenzi we mu makuba. Imana igirira umuntu neza kugira ngo ayishime no kugira ngo azafashe abandi. Ndetse kandi ibintu bibiri bituma Imana igirira neza. Iyo umuntu yibagiwe buriya bayishingikirije kuki? Kwibagirwa bituruka ku bintu bigendanye n'ibyo umuntu afite. Icya mbere, hari igihe umuntu Imana iba yaramuhaye icyo bita ubutunzi. Ubutunzi burimo amafaranga. Ubundi amafaranga tuvuga yuko umuntu aba afite ubutunzi bwo mu isi, kuko umuntu ufite amafaranga abasha kugura icyo ashatse cyose, abasha kubaka inzu, abasha gukora ikintu icyo ari cyo cyose mu buzima bwe yifuza, cyangwa n'ikindi kintu yakoresha mu itorero. Rero aho ngaho biza kugaragara nk'umuntu iyo yibagiwe gusenga, akibagirwa ijambo ry'Imana, akibagirwa hamwe Imana yavuganiye nawe, hazamuka icyo bita muri kamere iba ari yo nyinshi mu buzima bwe. Atangira kuyoborwa na kamere. Kandi muri kamere harimo ikintu kibi bita umurengwe. Niyo mpamvu Imana ivuze ko igiye guheha. Ni ukuvuga ngo Imana ivuga iri jambo iribwira umuhanuzi bita Ahiya. Umuntu bita Yerobowamu yari umwami wa Isiraheli. Ariko papa we yari Salomo. Papa wa Salomo yari Dawidi. Hanyuma Imana imuhaye ubwami akurikiza ibigirwamana bya basogokuruza. Yimura Imana mu mutima. Bibiliya yavuze ngo Imana yamukuye muri rubanda, atagira hepfo na ruguru, adafite n'urwara rwo kwishima, yambara ibikote bicitse, yambara inkweto zicitse. Imana imureba iyo ngiyo, ngo imukura inyuma ya rubanda iramutoranya, ngo imushyira imbere, ngo irangije imuhereza igihugu, imuhereza ubwami ngo abubemo. Deni aribagirwa hahandi Imana. Umva se agashya ageze aho ngaho, ngo amaze kwicara ku ntebe, ngo aratangira ngo hubwo bwa bwiza bya bikweto bicitse asigaye yambara congo, rya kote ricitse asigaye yambara ikote rimeze neza, asigaye arebera mu marinete, asigaye asokoza akabero. Ngo arangije abona abagore
umutima ujya mu bagore b'abanyamahanga kandi cyari kizira imbere y'Uwiteka kuba ubwoko bwa Isirayeli ngo bujye gushaka mu bundi bwoko. Imana yari ababujije ngo ariko we umutima urazamuka gutangira no kwiremera izindi mana. Aravuga ngo iyi Imana ya Isirayeli nimagije ngo atangira kurema noneho izo mu ifeza arema izo mu miringa. Yewe umurengwa ni mubi. Ukiraho ngaho dusoje abantu Imana yagiye neza bakibagirwa abandi cyangwa se kwagirwa Imana. Abantu turabasuhuje cyane tubabwira ngo mwibuke Imana yabakuye. Imana ndabinginga bayibuke kuko hari ingaruka zikomeye cyane tuza kuvugaho z'umurengwe. Umuntu wibagiwe Imana aho Imana yamukuye akaba ari gukora ibintu bitandukanye n'iby'Imana yamuvuze. Imana ije kwisubiza ibyayo. Imana ishobora kwisubiza ibyabwo nayo ikamukuraho ibyo byose ikabikuraho. Ije guheha ngo Bibiliya yatubwiye ngo umuhanuzi Ahiya yariho ugezweho mu Bisiraheli. Ahiya uyu nguyu ubundi kera umuhanuzi n'ijwi ry'Imana. Umuhanuzi bamufataga nk'ijwi ry'Imana kandi ryimikaga abami. Niryo ryimitse Yerobowamu riramukura muri rubanda riramubwira ngo Imana iravuze ngo ukuye ku mwami wa Isiraheli. Imana isoza icyo yavuze yicara ku ntebe. Niwe muntu wahanuriye Rehobowamu yuko azaba umwami wa Isiraheli. Ngo ari kimara kugera ku ntebe y'ubwami umurengo urazamuka yimura Imana yimika ibindi. Ngo yari afite umwana bitaga Abiya. Abiya ngo uwo mwana we yaje kurwara indwara. Ngo ajya mu bapfumu ngo ajya no mu mana ziwe ajya no mu baganga arangije yibuka yuko hari umuhanuzi utabasha kubeshya w'Imana ihoraho wabashije kumuhanurira intebe ya Isiraheli ko azayicaraho. Abwira umugore abwira ati nibutse yuko ari umugabo bita Ahiya utuye Shilo. Ubundi Shilo niho abahanuzi biberaga. Barishimwe cyane. Hari abantu bakivugana n'Imana Ishilo niho abahanuzi b'Uwiteka biberaga. Aho ngaho ni naho batambiraga ibitambo. Aho ngaho niho habaga n'isanduku y'Uwiteka. Aha Bibiliya iravuze ngo yinginga umugore we ati yoberanye wambara imyambaro y'ibicocero umere nk'umupfakazi umere nk'umutindi nyakugi ugende wiyoberanyije ugende kandi nijoro. Ahiya ndabizi amaze gusasa amaso yiwe ntashobora kureba ukusa. Babaye abatekinisiye. Arangije ajya gutekinika mwuka w'Imana. Ariko ndashimira Imana nta muntu ujya utekinika mwuka w'Imana. Ni ukuri hari abahanuzi bagihari. Babaye abatekinisiye benshi muri ino minsi. Hari abantu bitwa abatekinisiye bashaka kuyobya imvugo y'Imana cyangwa amaso y'Imana. Ariko icyo ashimira Imana ni uko Imana izi kureba. Uzi ukuntu byagenze? Tega amatwi wumva ubeho. Bibiliya iravuze ngo umugore wa Rehobowamu ariyoberanya ngo ajya kumuhanuza agiye kumubaza nimba umwana azakira cyangwa atazakira. Umurenge w'abantu rero ngo aragenda ngo mu kwiyoberanya. Haleluya. Ngo mu kwiyoberanya kwiwe ngo ageze ngo Imana ngo icomoka mu kiganiro kuko yari yateze amatwi ikiganiro umwami yari kugerana n'umugore wamubwira uburyo agomba kwiyoberanya imbere y'umuhanuzi. Imana ikurayo amakuru iraza yahereza uwo bita Ahiya iramubwira ngo mva Ahiya reka nkubwire muko Yerobowamu bamaze kwigira inama mu mitima kuntu bagomba kwiyoberanya. Noneho dore kubera ko namaze gufata icyemezo ku nzu ya Isiraheli ku nzu Yerobowamu yose namaze gufata umwanzuro kubera umurengwe wiwe yibagiyeho namukuye. Ngiye kukubwira amagambo akomeye uza kubwira umugore wa Yerobowamu agenda abwira Yerobowamu kandi nafashe icyemezo. Umubwire ngo nge ndi Uwiteka Imana umwibutsa ahantu namukuye ko namushyiriye ku ntebe y'ubwami kugira ngo ankorere kugira ngo ameshe icyubahiro. Ntago namubwiye kugira ngo anyimure. None umurengwe watumye anyimura umutima. Nafashe icyemezo cy'uko umwana atazakira agomba gupfa. Kandi cya kabiri nta mwana uzakomoka mu muryango wa Yerobowamu uzicara ku ntebe ya Isiraheli ngo bose nzabaheha. Haleluya. Nzabaheha bose lebiniko talasini minima. Nzabaheha bose nk'uko umuntu ngo aheha amabyi ukasambana ugatanga n'amafaranga kugira ngo abapasiteri nabo bagize umurengwe bagakunda amafaranga bakareka gukubitira ikizira kure bakagushyigikira. Nabe Imana iraje bajyanane mwese ibambura ubwo bwana ibakureho
kuko mwarakaje Imana. Iyo ni ingaruka ya kabiri y'umurengwe. Imana izakwambura ibyo wari wishingikirijeho. Ingaruka ya gatatu, nta muntu w'iwanyu, nta muntu w'iwanyu mu maraso yawe uzigera wicara aho Imana yakwicaje. Izo ni ingaruka z'umurengwe. Iyo umuntu agize umurengwe, ibyo afite byose bimukomokaho, Imana irabimunyaga ikabihahereza abandi. Mu muryango wawe ukibagirana mu mateka. Nimba Imana yarashize inkoni y'ubutware muri wowe, ikayikuramo ikayimura mu wundi muryango, ukazaba rubebe kari Imana yaragusumbishije amahanga bitewe n'ubunengwe wawe. Ukwiriye kugira ute? Guca bugufiye, kuko ingaruka z'umurengwe zirahari mwene data. Ingaruka z'umurengwe zirahari. Ntabwo ngiye kubaca mu ijambo, ariko message utuzaniye ni message iteye ubwoba. Ndatekereza ko intego yacu no kugira ngo abantu bagireho bavana aho bagera no kwamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Hari abantu ugiye utunga agatoki, abantu Imana yagiriye neza, aho ab'Imana yahaye amafaranga bakajya kuyasambanira. Uvuze abantu bicaye ku ntebe, abantu Imana yahaye icyubahiro bagikandagiza abandi cyane. Abantu Imana yagutumyeho bose bari mu nsengero cyangwa se n'abantu bose basanzwe, ubutumwa bwawe bugenewe bande bugenewe muri make. Ineza y'Imana iboneka ahantu hose. Yego. Ibyo byiciro biboneka ahantu hose. Hari abantu Imana yazamuye. Yego. Mu itorero. Ariko bagira umurengwe. Yego. Ibahereza intebe. Ibaha ibyo kurya. Yego. Ibaha ibyo kwambara. Ibakurero debayi. Ibakura kwa makiri. Abantu babavugaga, abantu babahaga ibiryo by'agahimana, Imana irabahakura. Ibaha ibyo kurya, ibicaza ku meza, irababwira ngo bon appétit, irababwira ngo munyubahishe, umenye icyo mwicariye ahangaha. Abo ngabo bagize umurengwe, bimura Imana mu mitima yabo. Acyakora basigarana izina, ariko Imana itari mu mitima. Imana ntago ari bayivuga mu izina. Imana iba mu mutima w'umuntu, ukayivuga ikubamo, ugakora ibyayo iby'iryo zina kandi biri mu mutima wawe. Hari abantu rero mu itorero, mu nsengero zitandukanye, mu madini atandukanye, Imana yagiriye neza, ibaha intebe, ibaha amafaranga, ibaha ubutunzi, ibaha ibyo kurya, ariko bagize umurengwe. Kugeza uyu munsi basigaye barengwa no ku bandi. Umuntu yabona mugenzi we akiri mu gihe cyo kugeragezwa, akiri mu butayu, adafite akazi, aho kugira ngo amufashe abone akazi, akavuga ngo buriya ngo yirwa mu rusengero, ngo ikintu cye no kwirirwa agenda, ngo abungana Bibiliya. Kandi mwene data, uwo ni umurengwe. Uwo ni umurengwe wo mu bantu b'Imana, bo mu nzu y'Imana. Batanyavuga ngo uriya ngo icye ngo ni ukuvuga, ni ugutera haleluya, ngo ntashobora kujya gukora ubuyede nk'abandi, ntashobora kujya gudepoza nk'abandi. Ati ibintu bye. Kandi iyo umuntu ageragezwa, abandi mufataho ijambo, ariko abamufataho ijambo ni abafite umurengwe. Aya mafaranga nibo bayakoresha mu kurwanya Imana, abo babavuzeho. Ariko sinagerageje gusobanukirwa uburyo ayo mafaranga arimo akora ibindi bidafitiye Imana umumaro. Hari abantu bafite ubutunzi mu nzu y'Imana, mu itorero, ariko ubwo butunzi bwabo ntibabukoreshereze Imana nk'uko bikwiriye. Gukorera Imana ni ni ugutanga ubutunzi bwawe n'ibyo utunze, kuko ibyo utunze si ibyawe n'ibyo Uwiteka. Imana iba yabigutije kugira ngo ubeho, nanyuma ivuga butumwa rikoreke mu nzu y'Imana. Icyambere ufasha imfubyi n'abapfakazi, ufasha abakene mu mibabaro yabo. Udafite akazi umurangira akazi muri business yawe, udafite uburyo umuha uburyo mu kazi kawe. Ariko ibyo bintu byose Imana yabaremeye no kubaho ubwo bushobozi, ntibabikoresha nk'uko bikwiriye. Icyambere aho babihimisha gusebya abandi, bayimisha gukandagira abandi, bayimisha kujya gusambaniramo abandi, kuko icyambere uwo muntu abayoberwa na kamere, kandi kamere nihituye umurengwe. Uwo murengwe rero Imana niwe ushaka mu bantu. Tugana ku musozo, ijambo guheha niryo twumvise riri kwisubiramo cyane. Wagiye inama ki abantu b'Imana kugira ngo Imana iguhe imodoka ejo izisubize, iguhe umwana ejo imwisubize, iguhe inzu yisubize? Abantu batandukiriye
nuko bavuganye n'Imana wabagiriye inama wabasaba iki ugendeye kuri message Imana yaguhaye? Ikintu nabwira abantu bakwiriye gukora, Imana yagiriye neza, nibafata umwanzuro wo gukora imirimo yo gukiranuka, bafata umwanzuro wo gukora imirimo yo gukiranuka, bubahisha Imana, bimuri ibigirwamana bimitse mu mitima yabo, ibyo bishingikirijeho, ibyo bagize Imana zabo, ibyo bafashe bakavuga ngo aya ni amaboko yanjye yabikoze, Imana ntibayibonemo amaboko, ahubwo bakabona ibyo bafite ari byo byababereye amaboko, kandi amaboko ariyo yabibahesheje. Nibakosore icyo kintu, bace bugufiya, bagira umutima wo kubana n'abakene n'aboroheje, kugira ngo babashe gutunga umutima w'Imana, babashe kuzabona ubwami bw'Imana. Yego, murakoze cyane. Bwo aho guhehwa cyangwa se kugira ngo Imana igukureho nk'umwanda, aho kugira ngo Imana izagukureho nk'umwanda, kora ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, gira umutima wo guca bugufiya kandi usenga Imana. Icya kabiri, gira umutima wo gusoma ijambo ry'Imana kuko ryo rizagutsindira kamere kugira ngo itazamuka, kuko ijambo ry'Imana ritsikamira kamere ukayoborwa na Mwuka Wera. Icya gatatu, gira ubusabane bwawe hagati y'abantu n'abandi utarobanuye ku butoni, ukomeye n'uworoheje, bose mu bakene, mu bababaye, n'abantu bose bumva imibabaro yabo, abantu bose ubane n'abamahoro. Icyo ijambo ry'Imana rivuga, icyo gihe bizatuma itabaza rya rihora rimurika. Imana ntabwo izaguye, ahubwo izakomeza ikubesheho, 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 ikubesheho. Yego. Mwasengera abantu mugatangana nimero ya telefone kugira ngo uzabakiniraho ubufasha, mujya musengera abantu nawe azababone. Urakoze cyane, reka dusenge. Fata umwanya wo gusengera abantu nk'abo ngabo bahagaze muri icyo cyiciro cy'umurengwe, izo ngaruka zo kugira ngo Imana yo kubamaraho, yo kubahiha, zo kuzabageraho, ahubwo aho bahagaze, aho bari, Imana ijye ibishimira.